ubwenge mwerabite uje ukavuga ati turarane mara yanjye we kicika wa mukobwa we. Intangiriro z'icyumweru kiza kuri wowe wahisemo gukurikira Inyenyeri TV Rwanda, wakoze cyane. Yes, yitwa Faustin Mugenzi simbigarukaho, yitwa Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga, ndetse hari n'undi mukobwa wacu mushiki wacu yitwa Feza. Aba bantu batatu hano i Nyarugenge bakomeje kugenda barikoroza. Ese bimeze bite? Mbere na mbere reka mbanze mbumvishe agace gato kuwitwa Feza, ubundi ndaza kuza ngaruka kubyo yagiye atangaza, ndetse twumve n'ibyo uwitwa Retired Corporal Nkurunziza Ruvuyanga yavuze kuri ishu, ndetse n'uwitwa Faustin Mugenzi simbigarukaho, bose batangaje. Ese bimeze bite? Reka twumve Feza. Faustin ndabikubwenge mwerabite uje ukavuga ati turarane mara yanjye we. Ako ni agace gato mu duce twinshi tugiye kubumvisha tw'umukobwa witwa Feza yisabira uwitwa Faustin Mugenzi simbigarukaho kuba bahuza urugwiro muri za gahunda za barabara za Sambaratika. Cyokora iby'inyarugenge nzaba ndeba. So rero kuri iyi ngingo uwitwa Faustin Mugenzi simbigarukaho yaje agira icyo yibwiriye umukobwa. Reka tubanze tuwumvishe nawe agace gato mu byo yavuze, ubundi nyuma ye turaza kuza kugaruka. Kicika wa mukobwa we ndashaka kuguintangamarara, ndaje mwintangamarara mbumvishe na video. Shaka gukora Nyarugenge nzaba ndeba. Ese Faustin rwose Mugenzi cyo kumwintangamarara kubera ko gusabye kuri gahunda za Big News za gufenyeza. Mugenzi. Ariko rero nubwo bino bintu ndimo mbiseka, uruhande rumwe birababaje, kubera ko nimba umuntu w'umukobwa ufite igikundiro nk'iki ngiki kandi ukiri muto, binagaragara ko akiri muto pe, ajya kuri social media akirirwa yiyanitse ariko makora amalive amanitse amaguru, amashuka yoroshe kandi ntiwareba ari mu gitanda, yarangiza akajya guhagiraho abantu abakoreraho amavideo ashaka kubandikiraho izina. Rwose ibi ngibi ntabwo bikwiriye pe, ntabwo bikwiriye rwose. Mbona ngiye aho bigeze ibintu nk'ibi ngibi inzego zibishinzwe zagakwiye kubihagurukira, kubera ko uruhande rumwe bishobora kuzavamo ibindi bintu bindi abantu batatekerezaga. None se urugero wenda nuko iyo patine ntayigeraho, nimara kuza kuyigeraho muraza kuza kumva ikintu gikomeye Feza yavuze. Uyu Feza atangaje ijambo abantu bagira ngo wenda ngo ni ibintu byoroshye, ngo ni ugutwika, ariko mwokabyaramwe si ugukabya, si ugutemera nk'umuntu itaka. Ariko iri jambo witwa Feza yavuze nyuma ku gace kandi kabuze kuza gukurikiraho, nkubwije ukuri nge nasaba inzego zibishinzwe kuba zareba uko zabigenza, kuko ejo n'ejo bundi hashobora kuvamo ikindi kintu kindi abantu batatekerezaga. Niko ni kwibona nyamangiye Clever. Nawe wihangana ubyumve gato uze kuza kumbwira niba koko uyu mukobwa Feza atakoze ibara. Reka nshyiremo akandi gace kandi twumve Feza ikindi yongeyeho nyuma yuko uwitwa Faustin Mugenzi simbigarukaho amaye intangamarara. Ni uwa mbere se waba ubivuyemo ari yari padiri, ariko reka nze mubwire atazigira se nka Ruvuyanga. Inde? Atazigira nka Ruvuyanga. Faustin yigira nka Ruvuyanga. Ruvuyanga yakoze iki? Yabaye retired mu rukundo. Aha, ngaho naho ujye ubanza unyumvire. Noneho ibya Faustin Mugenzi simbigarukaho bivuyeho, hajemo na Ruvuyanga. Ruvuyanga cyokora uyu Feza azateye ku karere kwere. Umuntu yabaye retired mu gisirikare yongera aba retired mu rukundo, uwo mugani ibintu Ruvuyanga azabivamo ra, yazamishe kamwe agatangaza se mugani imyaka nimaze kuba myinshi, kubera ko gihe Ruvuyanga amaze igihe kinini mwumva, kandi uzanamurebera Ruvuyanga niyo aba ari kureba shabona kakuze pe, arakuze myaka arayikuruye uriya muhungu, nyamara Ruvuyanga myaka arayifite. So rero ku bwa Feza we ngo ntago abyemera,
ngo arashaka kurwana ku witwa Faustin Mugezi Migarukaho ngo ntazigere agera ku rwego nk'urwa ba Ruvuyanga bafite imyaka hafi 50 ngo kandi ngo baracyari abasore ngo rero Feza ngo nagazabyihanganira rwose ngazakomeza ngarwana urugamba paka ngo ibye na Faustin Mugezi Migarukaho ngo birangiye ngo umuhini winje mu isekuru. Ntago mbizi ayo namagambo y'uwitwa Feza yanagara yanjye. So noneho rero reka shyemo akandi gace kandi kanyuma witwa Feza wumve noneho ikintu yavuze mbona gishobora kuba cyabyara ikibazo mu gihe kitabasha gukurikiranirwa hafi. Ndasoza ngira inama uwitwa Faustin Mugezi Migarukaho kuri ishu. Wumva ushaka kubera Faustin iki? Nyine tugakundana twamara gukundana tukibanira abo zifatira uko buriya yabyari cyana cyiza. Oh yes. None se agize gutya akavuga ati njyewe kuko niba ushaka ko tubyarana umwana mwiza ndakubyaraho umwana ubundi umujyane nanjye nawe usigare gutyo. Ntago yabyemera. Uzi ubundi ayo magambo abayivugisha kubera ko tutarahura. Uzi nitumara guhura niba yaraniyandikishije mu bupadiri azahita asezera. Ase yurebye Faustin ubona ari umusore mubi ku buryo ubu nta wundi mukobwa afite. Ubu niba afite undi sheri wakumva ko wamushege. Amukatire niba nawe uri kwiva mukobwa wa Sare Faustin. Unako ukunda Faustin mukundane niyo mwamukundana donc ibyo ntabwo mbizi ntabwo bindeba. Urukumva? Cyakuze kankubwire aho kugira ngo muhombe twese tuzamubura. Mu buhe buryo? Twese tuzamubura nyine ibyo se bimbaza ngo mu buhe buryo. Ngaho nawe ubanza unyumvire nk'iri jambo uwitwa Feza asorejeho. Aragira ati wa mukobwa we niba unahari koko ukabuzi neza yuko ukunda Faustin nakugira inama yo kuba wabivamo ukamunsigira ati kubera ko jewe Feza aho kugira ngo mpombe Faustin twese tuzamuhomba umuhombe nanjye muhombe. Ndibaza iki kinyarwanda kirimo hano urimo uracyumva neza? Ese gishatse gusobanura iki? Ese uyu mukobwa yabivuze ari seriye cyangwa yatwikaga? Ese iyo umuntu ashatse gutwika akoresha ubu buryo nk'ubu ngubu? Ntabwo bisobanukiwe neza. Jewe maginga yangaya iyi video maze umwanya munini cyane nyisesengura mbere yuko nyisohora, ariko numva rimwe na rimwe hari abantu bakora ibyaha bazi ngo barimo barakina. None se nk'ubu ngubu icyo nibaza ni kimwe, nka buriya Faustin aramutse ahuye n'ikibazo gituma ahomba ubuzima bwe, wenda bikaba atari Feza wabikoze nk'uko yabitangaje, abantu babifata gute? Ntabwo bavuga ati nyamara wasanga ari wa mukobwa yatangaje amagambo nk'ariya kuri mikoro akaba yarabikoze azi ngo arimo aratwika kandi ari seriye. So rero mbona njyewe abantu bagakwiriye kumenya ibigomba kuvugirwa kuri social media n'ibitagomba kuvugirwa kuri social media. Soza rero reka ngira inama uwitwa Faustin Mugezi Migarukaho, ibi bintu nawe ufite nk'ibintu byoroshye abigira oseriye. Niba uyu Feza yumva ashaka kugira gute, ashaka we na mugenzi bakundana babumwe ndetse bakagira n'ibindi bakora inyuma y'amarido, ntabwo yagakwiriye kuza kwivugira kuri imihanda. Yagashatse nimero ye akamuhamagara bakaganira, bakajya ahantu bakabifataho umwanzuro ari babiri, atiriwe aza gutwikirana kuri social media. Ikindi kandi wibuke yuko uwitwa Faustin yakubwiye ko we afite inzozi zo kuba umupadiri, n'ubu ngubu ko bitararangira ko bizarangira abaye padiri. None urashaka kuvana umuntu mu mavuta ngo umuture mu byaha? Shamane yanjye ngo Faustin ni umureyo, ngo nanjye ngo ndi umureyo, ngo niyo mpamvu rero ngo amaraso yanjye ngo na Faustin yose ngo namwe ngarasa, ngo nakishima ngo mbonye Faustin ngabaye wanjye. Sawa kataza nanjye kareva navuga nti reka ngende uzashyirwe mu rukundo rwawe na Faustin.